Hello, hi, how are you all doing? Welcome back to my YouTube channel. Uno munsi ntago tugiye guteka. Uno munsi ntago tugiye guteka, tugiye kuvuga ubugambo, sibyo? Ako just rata ntago ari ubugambo. Ntago ari ubugambo, nje kwibariza rata. Kanicare neza nje kwibariza. By the way, nimba uri umushyashya hano ndagusaba gukora subscribe, nimba utarayikora ndakwinginze gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu byose tukugezaho, sibyo? Ntago ari bibi tu, ntago ari bibi, nubwo waba ubizi basi wagira wapfa kubireba, sibyo? Nk'ibisanzwe ni umukobwa wanyu Sifa Hassan, Sifa Mutamuriza, mutamukubita, mutamubabaza, mutamuriza mwanga gukora subscribe. Uno munsi nifuje ko tuganira, uno munsi hari ikintu nabonye ahantu ndavuga reka nze ngisangize abakunzi banjye. Uno munsi najya ahantu ku bitaro ni hospital, ni ahangaha nyine ni ibitaro jase, reka mvuge ko ari ibitaro. Yesi niyemera ntazaza gukotora cyangwa arasa imbogo ahangaha ngo ni ushaka kwigira umuntu nje mvuge ngo namenye ibiswahili, namenye ibizungu, namenye ibifaransa. Oya, ndi umunyarwanda, bajya nkoresha ikinyarwanda kugira ngo munanyumve. Nagiye ku bitaro by'umudamu bitiriye Mama Lucy, ni umudamu ahangaha nyine muri kino gihugu, sinzi ibigwi bye, sinzi uko byagenze, gusa icyo nzi cy'ibyo bitaro babyitirira uwo mudamu. Baze ngo byangendekeye gute. Buriya guys, kwiyemera ni bibi. Naciye ku musekirite sinamusuhuza. Iryo si ikosa rya mbere, sinamusuhuje nyine nigize wa danger. Ngiye kwivuza mu bitaro by'abantu bakuru, nyine abantu bakomeye. Muciyeho simusuhuje. Ahantu n'ubwa mbere magiye. Sinzi nimba ndi bubashe no kumvikana na bururimi, kwako indimi za ibyinshi nyine bavanga n'ibyongereza n'ibiswahili, hari nubwo mutanumvikana bitewe nuko usanga wenda afite aksayi wakoresha nyine y'icyongereza yakubitana na yindi iwanyu wize mu Rwanda muri Kimisagara, ugasanga nibihura, ugasanga ni muri kumvikana neza. Uri kumva? Kangugendere reception sinzi ahiri, sinzi aho ndi butangirire, sinzi aho ndi burangirize, sinzi naho ndi bwinjirire. Sinaciye ku musekirite sinamusuhuza, sinagiye nkamwirengagiza mpaka nkagera imbere. Reka ngende nzagera imbere nkabona bamwe barinjira hano bagasohoka hano. Ni ibitaro binini by the way, binini ku buryo urinjira aho winjire ntago ari usohokera. Ndakugendeye mbona bamwe basohokera ahangaha, mbona abandi bagasohokera ahangaha. Noneho niba ari na bwa buturage bwo kumva ko ufite ubwoba bw'abantu runaka ugiye guhura nabo bwa mbere, bw'abantu wenda ushobora kuba ugiye nko kubwira indwara yawe mutari bwumvikane. Ntumbaze, sinigeze nanasoma ngo umenye ngo ahangaha handitse uku nguku ni reception cyangwa winjiyemo imbere. Ahantu natekereza ko maternité ariyo yahindutse reception. Kubera iki? Kubera ubwoba no kumva yuko abantu ugiye guhura nabo ari ubwa mbere mugiye guhura, utagomba kubabwira ikibazo cyawe nk'abantu b'abaganga nyine gusa ngo bakwiteho. Bansubiye inyuma kujya kubaza wa musekirite. Naciyeho bwa mbere sinamusuhuza, ndamugeraho sasa poa, niko mzima. Noneho arambwira ngo ko bwa mbere nciye utansuje, ubu ngubu banza hari service uje kunsaba, ari nayo mpamvu garutse ukansuhuza. Ku mutima ndavuga ngo aramvumbuye ndapfuye. So nyine nanga kwihagarara, ndabivuga koko nje kugusaba aga service gato nyine umbabarire. Hanyuma se ngo kuki wari unciye utansuje? Turaziranye se? None se uranje gutyo cyenyeje utanansuje, ubizi neza ko ushobora kunyenera? Ibyo bintu ntuzabyongera ukuntu. Guys, nasebye. Ibaza umuntu w'umusekirite kandi akakwigisha uburyo ki ugomba kugenda. Simachaka kubyibuka narasha imboga, ariko nyine nkomeza kwihagarara. Ndabwo mbabarire rwose, ntabwo nari nzi yuko turi bwumvikane mu rurimi. Kute tutumvikana kandi uri kuvuga igiswahili cyiza mbasha kumva. Kwiregura nyine by'amafuti. So guys, ndabinginze level waba uriho yose, waba uri umwana wa ministre, waba uri umwana wa president, ntugaca abantu amazi, kuko uwo muntu uri guca amazi hari igihe uba ushobora kuza kumukenera mu buryo bumwe cyangwa ubundi nawe ubwawe utazi. Nanjye burasi nari nzi ko ndi bumukenere, ukuri kw'Imana sinzi ko ndi bumukenere, ariko yansome
nanjye ubwanjye yansomeye nyine ndavuga ndashimbogo kwa kundi nyine ubura n'ukuntu ugenda disambera n'umwana mwiza arananyobora anyereka naho ndi butangire anyereka naho ndi busohokere ariko byamaye isomo guys namenye yuko kabone ni waba ninda muntu uciriritse kabone ni waba uri Kanyabunyobwa uranga ku muhanda wihagarariye hari service ugiye kwaka aho ngaho hafi yiwe ubizi neza ko uwo muntu ngo akorera aho ngaho wimuca utamusuje wimuca amazi ibyo binaga byiza ngiye byamaye isomo burasi nzongera nagiye niyeme nyambarishijwe ubukweto ndi kugenda nsakuza abantu kwa wagira ngo ndi kugenda kwa papa wanjye shagazi basi namwe abantu bose njye mufata nk'abantu bangana yaba ari Kanyabunyobwa yaba ari Kanyamagi munyureho umusuhuze kuko ntuzi ko uzibuze kumukena nanjye sinarinzi ko ndi bumukenere n'ukuri ko marasinzi ko ndi bumukenere mvaga ko ari mu kazi ke nanjye ngiye mu byanjye ndiburanye mu byanjye se ndahazi ko ari ubwa mbere nari nanahageze gazi twige umuco mwiza wo gusuzanya no kudashaka kwishyira hejuru ngo wumve ko uri umuntu wa danger nyine umuntu urenze nta muntu wa danger kuri iyi si ndagasumba uko ndeshya nta muntu wa danger ubaho kubera ko iyo ugiye nanjye nkagenda badushyira kuri muri metero zo ebyiri twese batitaye ngo uyu yari umuyobozi uyobora akarere runaka cyangwa twese badushyira ahantu hangana so twige kugenda gake no kwicisha bugufi bya byamasomo ngubu navuze ko Kanyabunyobwa ninzajya mubona niyo yaba atabishaka ko musuzanya mwiriwe muraho neza ameze gute babyeyi nikomereze nukuri kw'Imana karagaciyemo none se guys mbabaze ibyo ndi gukora basi murabikunze se basi nimba mubikunze ko mutenyereka ururavu nakurukundo urukundo wenda njya gutyo nabona na uploadinze video nkareba yarebye nk'abantu 200 mfite nk'abasubscribers 40 kuba wabirebye wanabikunze unyuriraho icyo utamaye nako gasubscribe basi ngo widondereho ngo ubundi wikomereze Imana izabahana oya rata nagizabahana buri kintu n'igihe cyacyo ahubwo ndanabashimira kuba munanyereka ko turi kumwe byo nyine ni wabireba nukore subscribe ndavuga wow hari umuntu warebye kino kintu ariko yakimenye biciye hehe muri ngewe sibyo Imana ikabinyandikiye nyine iyo mugisha Imana ikabinyandikiye uwo mugisha so guys ndabinginze basi mujye mumbwira ngo muri comment munambwire ngo basi ubutaha uzatwereka iki ngiki ubundi butaha utwereka iki ngiki ubutaha ntuzakora uku nguku nzabumva kandi nzabikurikiza nshimiye n'abantu bari kumbwira ngo video y'ubushize ntabwo twetse step by step uzi impamvu naberetse steps reka nze rero mbasetse stories by story uzi impamvu naberetse step by step nuko nziko nta muntu utazi gukora agasosi n'ukuri kw'Imana na wa musiribateri utarashaka iyo ashaka kwirira ubugari nanjye kuvuga akagari mu kanya mwari kumbaza n'akarere iyo ashaka kwirira ubugari niyo yagenda akagura isambaza aragukora inyanya n'ibitunguru agashyiramo indagara isosi ikabirabaye ntago yabyamunanira impamvu ntabetse step by step nuko mba nzi ko buri wese abizi ariko nyine mumbabarire ubutaha I promise nzajya mbereka se kabone niyo naba ngiye kubereka ukuntu wateka ibishyimbo nta muntu utabizi kabone naba ngiye kubitogosa nzajya mbereka step by step uko babitora uko babironga uko bashyira no mu mazi mumbabarire sibyo rata abashushu be mumbabarire byari ibyo bateye story narimba kumwe ako kantu kambaho no munsi navuze ntago ndi bukiherera ndagenda bibwira abakunzi banjye ukuntu nasebye narashimbogo nigize umuntu wa down agazi twiga nukuri kwiciriritsa kwishyira mu kigero nk'icyuwo muntu wumve ngo abahise ari njye uhagaze aho ari umuntu akanyuraho nansuze njye nabyakira gute ahandi nyine urabizi abanyarwanda ntago tujya turipfa kariyemera n'ikizi nikagende sikari bugaruke subiza Imana so rero twige kwicisha make byari ibyo na gastori nabateraga ko ibintu byambayeho kugira ngo n'undi wari we wese nahura n'ikibazo runaka cyo kujya nk'ahantu runaka gahasanga ese
abyumve abyige ko niyo yafata urugendo akajya ahantu agasanga hari abantu nyine akabona nyine ko yabaciye amazi basi ajya abaca amazi mu mutima wiwe ariko nabibereke sibyo, umusuhuze muganirize akazi nunagenda uramubwira akazi keza sibyo, kugira ngo utazajya abona ngo wigize uwa dani, kuko nanjye nasebye ni ikintu ntazibaye. Uzi gusebera ahantu h'abandi mu gihugu cy'abandi uraseba koko. Imana imbabarire, icyo nzi cyo nuko ntazabyongera by'amasomo. Guys, byari byo ndagusaba mwibutsa ko niba utarakora subscribe ugomba gukora subscribe, mbesha ibintu byinshi. Ba bantu birirwa bambwira inbox, Sifa agasalade twereke ukuntu bagakora, Sifa twe ukuntu bakora capati, Sifa twe ukuntu bateka ipirawu, uturato rwose mugenda mumbwira Sifa twereke, Sifa twereke. Mugume hamwe nimuzakore unsubscribe ukabaze izo subscribe zanyu zigumemo kubayikoze, kubatarayikora namwe muyikore kugira ngo byose nzagenda mibereka. Guys, murakoze no kunyumva, murakoze muzabishyire mu bikorwa ibyo nababwiye byo kumva ko abantu twese tungana. Ikindi gikurikira reka njye gukuramo imyenda nari narakuramo na makeup yanjye isekeje ako ndasekeje koko. Wari wabona umukobwa wisiga makeup agashiraho ka eyeliner neza akamaskara wazumubaza iki, ariko tiro nayo nzi. Guys, bye, thank you for watching, bye. Reka njye kureba film nakoreka njye gusilenga kuri TikTok, bye, ndabakunda.